bene data haleluya Imana ishimwe cyane Bwana Yesu asifiwe sana amazina yanjye nitwa Tuyisenge Samuel ndi umukozi w'Imana nemera Imana data umwana wawe mwuka wera ndi umugenzi ugana mu ijuru haleluya ndumva haraba Imana igiye kugirira neza ndumva haraba Imana igiye guha imbaraga ndumva haraba Imana igiye gusubiza ndumva haraba Imana igiye guhagakiza ndumva haraba Imana igiye gukingurira imiryango yari yarifunze mu izina rya Yesu Kristo yizere yihanga amaso niyo yonyine igiye kugutabara yizere yihanga amaso niyo yonyine igiye kugukiza NAYAWE ibihe bidashira oh Yesu we amashimwe NAYAWE ibihe bidashira oh Yesu tugushimiye ibyatubayeho byose we tukuragije nibiri imbere oh Yesu we haleluya haleluya mazina yanjye nitwa Tuyisenge Samuel ndi umukozi w'Imana nemera Imana data umwana wayo umwuka wera ndi umugenzi ugana mu ijuru haleluya nifuje kuzajya mbana namwe kuri YouTube channel dusangira ijambo ry'Imana ubundi abumvishije umwuka wera akabakoreramo bakanumvira Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo haleluya reka dutangire dusenga Imana twiyaragiza Imana kugira ngo ibane natwe muri iri jambo tugiye kugirana ry'Imana amen Mana nziza ndagushimiye kandi ndaguhimbaje nkushimiye imbabazi zawe urukundo rwawe kugira neza kwawe kwinshi ndagushimiye ko wamamagaye ndagushimiye ko wanshyizemo ijambo ryawe ndagushimiye yuko wantoranyije mu banyabyaha magana ukangira inshuti yawe Uwiteka mwami rero reka ubane natwe muri iri ijambo ryawe ni ukuri ni ubuzima ni imibereho wayobowe naryo ntagayoba ndakwinginze nyiri cyubahiro reka ukore muri bene data bagiye kubana nanjye muri iri jambo reka data bumve kandi bumvire mu izina rya Yesu Kristo kuko icisha abantu bari kumva ariko ntibumvire Uwiteka mwami reka utugire neza kandi uganze utegeke reka ntabari nge ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro ndahamagara ubwami bwawe reka buze kuko ubwami bwayo bwaje ubw'abadayimoni burahunga reka ntabari nge ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro reka nkubere mikoro wirangure nk'Imana isumba byose mu ijuru n'isi reka utangirane nanjye reka usozanye nanjye ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti mbikwambaje nizeye amen amen haleluya 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 Yesu ashimwe cyane Imana ishimwe Imana iratuzi izi n'amazina yacu izi imigenzereze yacu ihwitse ndetse n'idahwitse ni Imana ishobora byose kandi aracicaye ku ntebe y'imbabazi haleluya aracyari ku ntebe y'imbabazi yiteguye kukubabarira ndetse nawe uri mu bidafite umumaro nawe wihebye wigunze uri kuvuga ngo nakoze ibyaha byinshi ngo sinzi nimba Uwiteka yambabarira ndagira ngo nkubwire ngo aracicaye ku ntebe y'imbabazi ariko ndagira ngo nkubwire ngo reka ukanguke yewe usinziriye reka ukanguke yewe usinziriye kuko ibihe turimo ntago byoroshye turi muri bya bihe bibi ngo Pawulo yavuze turi muri cya gihe cya Nowa aho buri muntu wese ari kwibariza inkuge turi muri cya gihe cya Nowa aho Nowa yabwiraga abantu ngo nyamara ariko bakinangira bagafunga amatwi yabo bene data ndagira ngo mbabwise ukuri mureke dukanguke sinzi Imana iravuga ngo kuki ngo tumenye ibihe ngo kuki tumenye igihe izuba rirasira n'igihe rirengera kuki tumenye igihe duhingira imyaka n'igihe yerera kuki tumenya igihe icyo ari cyo cyose ariko nitumenye igihe cy'Uwiteka bene data ndabifuriza kumenya igihe cy'Uwiteka bene data ndabifuriza kuba mu bwisho bw'Uwiteka bene data ndabifuriza kuba mu by'Imana ngo nimwivanga ngo mu byanyu ngo nanjye nzivanga mu byanyu niko ijambo ry'Imana rivuga bene data ndabifuriza kuba mu by'Imana mu izina rya Yesu Kristo umutwe w'ikiganiro cyanjye nawise ngo kuko umwami Imana azagira gute azadutabara witerwa ubwoba n'ibyo ubona biguhangayikishije umutima witerwa ubwoba n'ibyo uri kurebesha amaso witerwa ubwoba n'ibyo byose kuko ni Imana ije kugutabara ni Imana ije kubana nawe ni Imana ije kukubera umucunguzi ndetse ije kukubera umurengezi ni Imana ije kugendana nawe mu byo unyuramo byose igira iya mbere kuko Uwiteka Imana ni uwa mbere kandi ni uri hejuru ya byose haleluya 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 amen tugiye gusoma ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Yoweri turahera ku murongo wa mbere mureke tuganire ku ijambo ry'Imana turasoma imirongo itari myinshi mikeya ubundi Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu amen haleluya
Haleluya. Mureke dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza ko bwanditswe n'umuhanuzi w'Imana Yaweri. Reka duhere ku murongo wa mbere. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, ijambo rya Yehova ryaje kuri Yoweri mwene Petuweli rigira riti. Haleluya. Ijambo ryaje kuri Yoweri rigira riti. Ariko aka kanya ntago ari Yoweri uri kuvuga, aka kanya ni Samweli uri kuvuga. Aka kanya ni wowe unteze amatwi ndetse uri kundeba, ni wowe uri kubwirwa. Rije ritubwira ngo, haleluya, ngo nimwumve ibi mwabakuru mwe, nimutege amatwi namwe abatuye mu gihugu mwe. Dutuye mu gihugu, haleluya. Mwese mwe, ese ibi bintu byigeze kubaho mu gihe cyanyu cyangwa mu gihe cy'abasogokuruza? Nimubibwire abana banyu, abana banyu bazabibwire abana babo, nabo bazabibwire abazabakomokaho. Haleluya. Ngibi nimubibwira abana banyu. Haleluya. Abana banyu nabo bazabibwira abana babo, nabo ngo bazabibwire abazabakomokaho. Ni ibintu bizaba prolonge. Amen. Ngibyo ibyo kagungu zashigaje byariwe n'inzige. Ibyo inzige zashigaje byariwe n'uburima. Ibyo uburima bwashigaje byariwe n'inyenzi. Haleluya. Ngo nimukanguke mwabasinzi mwe, murire namwe abanywa divayi nimuboroge, kuko mwakuwe divayi nshya ku munwa. Hari ishyanga rikomeye ryaje mu gihugu cyanjye, ishyanga rifite imbaraga kandi ritagira ingano. Amenyo yaryo ameze nk'imikaka y'intare kandi rifite inzasaya nk'iz'intare. Haleluya. Ryahinduye uruzabibu rwanjye ikintu cyo gutangarirwa, umutini wanjye riwuhindura nk'igishyitsi. Ryarabishishuye ku buryo nta n'igishishwa cyasigaye ku mashami, nuko rirabijugunya. Amena. Bose nk'umukobwa w'isugi ukenyeye ibigunira arira umusore wari waramusabye ngo haleluya. Ngituro ry'ibinyampeke n'ituro ry'ibyo kunywa ntibikiboneka mu nzu ya Yehova, mu nzu y'Uwiteka. Abatambyi bakora umurimo wa Yehova bari mu cyunamo. Umurima warasahuwe, ubutaka buri mu cyunamo. Ibinyampeke byarasahuwe, divayi nshya yarakamye, kandi amavuta yarashize. Abahinzi bakozwe n'isoni. Haleluya. Abahinzi bakozwe n'isoni. Abakorera inzabibu baraboroga bitewe n'ingano zisanzwe hamwe n'ingano za sayiri, kuko imyaka yo mu mirima yangiritse. Umuzabibu warumye ndetse n'umutini wararabye. Igiti cy'amakomamanga, igiti cy'umukindo, igiti cy'umutapuwa, mbese ibiti byose byo mu murima byose byarumye. Abantu ntibakigira ibyishimo namba. Haleluya.
haleluya. Ngo abantu ngo ntibakigira ibyishimo namba, haleluya. Abantu kubera iki batakigira ibyishimo namba? Ibihe turimo biragoye bene data, ibihe turimo biraruhije. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ibi ngo tubibwire ngo abana bacu bazabibwire ngo ni ibintu bizakomeza kubaho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo bene data, hari wari uzi ko igihe nk'iki twaba twambara agapfukamunwa? Hari wari uzi ko igihe nk'iki ngiki guma mu rugo yaba umuntu wese akifungirana mu nzu? Ndetse hari n'ibihugu bifungiranaga mu nzu ntawe bibategetse kubera ko twari turi mu bihe bigoye, haleluya. Ndetse nta wari uzi ko umuntu yataha saa 12 cyangwa se agataha saa 1 cyangwa se umuhanda yawe ureba akabona urakubuye, akabona ibinyabiziga ntibigenda, akabona ibintu byose byadogereye. Nta muntu wari uzi ibi bintu. Imana itugirire neza, Imana idufashe kandi turengere. Nta muntu wari uzi ko ibihe nk'ibi byaba. Ngo ni Imana ishobora byose, ngo ni Imana iteza akaga kandi ni Imana igakiza, ni Imana yica kandi igakiza, ni Imana ikura mu bukene kandi Imana ishyira mu bukene, ni Imana ishobora byose, ni Imana itagibura uko ibigenza bene data. Ngo ariko ngo ibi bintu ngo tuzabibwire ngo abana bacu, ngo abana bacu nabo bazabibwira abana babo, abana babo nabo bazabibwira ni ibintu ngo bizakomeza ari uruhererekane. Ni ukuri ni amateka. Ariko ndashimira Imana ishobora byose imaze gukura ubupfukamunwa. Ndashimira Imana ishobora byose yakuyeho guma mu rugo. Ndashimira Imana ishobora byose yongeye gutuma abantu bagira ubwigenge. Ni Imana ishobora byose. Atari Imana ihabaye ni ukuri twakorwa n'isoni. Atari Imana ihabaye ubuzima bwacu bwaba mu kaga. Atari Imana ihabaye twahora dusuhuza imitima agahinda ari kose. Ariko Uwiteka Imana yagize gute? Yarahabaye iradutabara, yarahabaye iragutabara. Tekereza muri guma mu rugo wari kurya iki? Tekereza muri guma mu rugo wari kwishyura inzu iki? Tekereza muri guma mu rugo wari ufite ibihe byiringiro. Jya umenya yuko yahabaye cya gihe n'uyu munsi ikihakubereye, kuko ari Imana ishobora byose, haleluya. Nje nezezwa n'Imana mu mutima wanjye iyo ndebye ibintu biri kubera muri iyi si, iyo ndebye ibintu biri kuba uko bwije ndetse n'uko bukeye. Ariko Imana ishobora byose ni Imana itubera amaso, ni Imana itubera imbaraga. Ariko ikavuga ngo icyatumye mbabara ngo abatambyi bishwe n'inzara. Abatambyi bari gukora umurimo w'Imana nta mbaraga bafite. Ndagira ngo nkubwire ngo icyatumye uhura n'ibyo bibazo, icyatumye uhura n'ubwo bukene, icyatumye uhura n'izo ntambara ni ukubera wanze kugirana ubusabane n'Imana, ni ukubera wanze kuba mu bwihisho bw'Imana, ni uko wanze kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Umuririmbyi wa 62 mu gitero cyaho cya kabiri aravuga ngo umutima uzatuza ngo ndetse n'umucyo uzaba mwinshi ngo nidukurikiza inzira y'amasengesho. Bene data ukeneye amasengesho, bene data ukeneye Imana mu bintu byawe, bene data ukeneye Imana mu kazi kawe, bene data ukeneye Imana mu rubyaro rwawe ngo irurere neza, bene data ukeneye Imana kugira ngo ikubere umucunguzi ndetse ikubere umurengezi. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe cyane. Ariko ngo twagize ubusambo, ntabwo tugitanga icya 10 mu nzu y'Imana. Tugira ubusambo, turikunda. Buri wese nagakunda mugenzi we, buri wese arimo arirarira, buri wese ari kumva ko ubuzima bwe ari ubwe ku giti cye, buri wese ntago ari gushaka gufasha undi. Ariko ngo Imana ngo ibateza icyorezo, ngo nta muntu ngo ugihinga ngo yeze, nta muntu ugisarura ngo abone ingano y'ibyo yahingaga, ngo abone ingano y'ibyo yasaruraga mbere. Imana yararakaye, umuhinzi ari kurira, haleluya, umusaruza akarira. Nta mahoro ngari mu mitima y'abantu, bose baguwe nabi, bafite agahinda ko mu mutima. Ibanga nta rindi wataye Imana, ibanga nta rindi wahunze Imana, ibanga nta rindi wivanguye n'iby'Imana, ndetse nayo iraguhunga, iragutererana. Hakiravuga ngo nimungarukira nanjye nzagira gute? Nzabagarukira. Ngo nimunshakana umwete ngo nanjye ngo muzambona, ngo nkunda bankunda ngo kandi ngo abanshakana umwete bazagira gute? Bazambona. Bene data mukunda Imana, bene data mube mu by'Imana, bene data mube mu by'Imana, mwumve ko Imana ariyo ya mbere,
kuko Imana yitwa ishobora byose. Ni Imana ishobora kugukiza ku gahinda ko mu mutima, ni Imana ishobora kugukiza ubwo bukene, ni Imana ishobora kugukiza ayo madeni, ni Imana ishobora kugukura muri izo ntambara, ni Imana ishobora kugukura muri izo ntonganya, ni Imana ishobora kukuburanira rura rubanza ukarutsinda, ni Imana ishobora kugukiza iyo ndwara urwaye, ni Imana ishobora byose, ishoboye ibintu byose, ngiri hejuru ya byose, ngari hejuru y'abahanuzi, ngo uwo mwami aruta imfura zo mu isi, ngo ndetse ngo n'ibyaremwe byose ngo nta na kimwe ngo kitaremwe n'ibiganza byiwe. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana iri hejuru y'icyo kibazo ubona kiguteye ubwoba, Imana iri hejuru y'ayo madeni ubona utazishyura, Imana iri hejuru y'iyo ndwara ubona itazakira, Imana iri hejuru y'ibyo byose bidafite umumaro byagufasheho ijambo, ariko niyo yiteguye kugutabara, ngo kuko ariyo yonyine izadutabara. Ntuzatabarwa na famiye yawe, ntuzatabarwa n'ababyeyi bawe, ntuzatabarwa n'abavandimwe bawe, ntuzatabarwa n'ikindi cyose kibonetse, ahubwo uzatabarwa n'Imana ishobora byose. Haleluya. Ndagushimiye wowe uteze amatwi rino jambo, ndetse Imana iguha umugisha rwose, ndetse Imana igukubira umugisha, icyampa ukumva ndetse ukumvira. Ibintu biteye ubwoba bene data, ibintu birakomeye, sinzi nimba muri kubibona, ndetse ngo byose ngo byarumviswe, ngo ariko icyo dusabwa ni kimwe, ngo duhindire umushyitsi imbere y'Imana, ngo ndetse tugende mu mategeko yayo. Ndagira ngo nkubwire ngo tinya Imana aho gutinya umuntu ubuntu. Haleluya, haleluya. Kora iby'Imana ishaka, nukora ibishimisha Imana nayo izakunezeza umutima wawe, ngo umutima wawe uzatuza, ngo ndetse n'umucyo uzaba mwinshi, ngo kuko wayobotse inzira y'amasengesho, kuko wabanye n'Imana. Ababanye n'Imana neza, haleluya. Abiteguye guhindukira, haleluya. Abaje mu by'Imana, haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo umutwaro w'Uwiteka ntaguvuna. Ibya Satani ni bibi cyane, ibya Satani bitesha umutwe, ibya Satani nta mahoro ubigiramo, ibya Satani uhora uhangayitse, ngo ni amahoro y'abanyabyaha. Haleluya. Va mu byaha uhunge, kuko ibyaha ari bibi, uri mu irimbukiro. Ngo dore ngo nkize ngo inzira ebyiri imbere yawe, ngo ufite guhitamo, ngo hari y'ubugingo, ngo hari niyo kurimbuka, nawe ufite guhitamo. Ngo kandi ngo nabahaye ubwenge ngo mubukoreshe. Uwiteka arashaka yuko dukoresha ubwenge yaduhaye neza, reka kwirwanirira. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndasoje, ndagira ngo nkubwire ngo ugume mu bwisho bw'Uwiteka, Imana ikurwanirire, Imana ikubere byose. Reka dusenga Imana. Mana, ndagushimye kandi ndaguhimbaje, ngushimiye imbabazi zawe, ngushimiye imbaraga zawe, ngushimiye urukundo rwawe ruhoraho iteka ryose. Tugufite ntitwifuza undi murengezi, niwe bwenge bwahishwe abanyabwenge, niwe nyiri bizima n'abazima. Utubereye maso ntago twayoba, utubereye maso ntidutinya, kuko ari wowe uturinda byose ibiteye ubwoba. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ndagushimiye ku bwa bene data twari turi kuganira ijambo ryawe, ndagushimiye yuko bahinduriye muri iri jambo, ndagushimiye ku bwa benshi bahindutse kubw'iri jambo, ndagushimiye yuko ubabereye maso, ndagushimiye ko ugiye kubaha imbaraga, ndagushimiye ko ugiye kubashoboza, ndagushimiye ko ugiye kubashyigikira, kubarwanirira. Izina ryawe nirahabwa icyubahiro. Ndagushimiye ko ukijije indwara, ndagushimiye ko wishyuye amadeni, ndagushimiye ko utanze icyerekezo, ndagushimiye yuko utanze umugisha wawe. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Data, ubwo tuzajya tubana umunsi ku munsi, data uzajya ubana natwe kandi turengere udufashe. Ndagushimiye ko wabanye nanjye ntangira, ukaba ubanye nanjye nsoza, ukaba wanshyigikiye, ukankomeza, ukandengera, ukampa imbaraga zawe. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Reka uhe umugisha iyi channel, YouTube channel igiye gutambuka ibi biganiro byawe, ndetse bivuga ibyawe, ndetse kugira ngo benshi bahindukire, benshi bave mu bidafite umumaro. Ganza kandi utegeke kure ndetse na hafi, kuko uri Imana ishobora byose. Amamara wamamare n'ubundi waramamaye, amahanga yose agushime, ibihumeka byose bigushime, kuko uri Imana y'agakiza kacu. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti mbikwambaje nizeye. Amen, amen.